Twizere ko mukomeje kugubwa neza aho murereye hose bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema kudukurikira 5 kuri channel yacu ya Nzuri Market. Ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe, ukanda subscribe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Ngira ngo mumaze kubimenyera cyangwa se murabizi ko ari twe company ya mbere hano rwose ibagezaho imitungo itimukanwa itariho ivumbi, idafite ikibazo na kimwe. Nkuko rero muri kubibona cyangwa nkuko mwatangiye mubona ku screen yanyu, nuko tugiye kubereka ikibanza cyiza cyane kiri ahantu heza kigurishwa kandi gishaka amafaranga atari menshi. Iki kibanza rero kiri mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Nduba cyangwa se ahazwi nka za Nyacyonga. Ngira ngo abantu benshi cyane barahazi, ni hariya rwose urenze za Karuruma, ushaka guca Karuruma ujyayo, ushaka guca za Batsinda ujyayo, naho hari kaburimbo murabizi. Mbese iki kibanza kiri Gasabo Nyacyonga cyangwa se za Nduba mu murenge wa Nduba, kikaba ari ikibanza kinini cyane gifite ubuso bwa metero kare 588 metero kare 588. Byumvikane ko kirimo ibibanza hafi bibiri, kubera ko murabizi ko ikibanza ari metero kare 300. Iki rero kikaba kiri double rwose. Iki kibanza rero kikaba kiri ahantu muri quartier nshyashya hatangiye kubakwa amazu agezweho, amakadasiteri, ama etage, amastation y'ama essence, ibintu byose. Ni ikibanza kiri ahantu heza kandi aho twita muri R1, ahantu ushobora kubaka kadasiteri, nyine inzu ziciriritse cyangwa se inzu zisanzwe bitagombeye kubaka ama etage. Ngira ngo murazireba aho hepfo yuko nyine n'abandi barimo bazubaka. Iki kibanza rero kikaba kiri hafi cyane ya kaburimbo, ni ukuvuga ngo ni nko muri kilometero 1 cyangwa 2 uvuye kuri kaburimbo nini ugera aho ikibanza kiri. Bivuze yuko rero iki kibanza kiri hafi, na ahantu mu rugendo ushobora gukoresha nk'urugendo rw'iminota 15 n'amaguru uvuye kuri kaburimbo. Murumva yuko atari kure rwose. Iki kibanza rero tutabicishije amatsiko, twabwira yuko gishaka miliyoni 12 zonyine kandi ziri negociable, miliyoni 12 negociable. Murumva yuko gishaka amafaranga atari menshi na buhoro, miliyoni 12 negociable. Iki kibanza kirimo 2 kikibera icyawe rwose. Wagikunze rero waduhamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera, arizo 0788 48 67 97 cyangwa se 0781 2 3 Si ibyo gusa rero, mushaka kudusanga aho dukorera nta handi, ni mu nyubako ya Centenary House. Muri Centenary House muri etage yayo ya 2 uzamutse muri ascenseur ukata uburyo bwawe ugahita ugera kuri Nzuri Business Group Limited, ubundi tukabaha serivisi zose zijyanye n'imitungo itimukanwa. Ushaka kudukurikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Kanda subscribe rero, nyaboneka kugira ngo ujye ubona ibyiza byose, ukore share, ukore bese buri kimwe cyose kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tukugezaho, bibanza, amazu. Tunabibutsa kandi ko tumanaginga imitungo yanyu kandi neza, mukabasha kubona umusaruro. Ushaka kugura inzu ukayidusigira, tukajya tuguha umusaruro uyivuyemo kandi nta kibazo na kimwe, utiriwe uhangana n'abandi bantu batabigize umwuga, cyangwa se uhangana n'abapangayi wenda utanahari, cyangwa ufite akandi kazi kenshi wibereyemo. Zana inzu zawe rero tuzikumanagingire, tuzishyuze, tumenye imisoro, tumenye buri kintu cyose kandi kinyamwuga. Turabakunda cyane.